Bene data bashiki banje, nabifuriza gukomeza kurindwa n'Imana aho muri hirya no hino, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Muri kumwe na mwene so Pastor Ndahiriwe Jean Dora pe. Nkaba nifuje ko turebera hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yoshua, igice cya 24 umurongo wa 14 kugeza wa 15. Haboneka aya magambo agira ati: nuko noneho mwubaho Uwiteka mu mukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Muje mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi mwitoraniriza uwo muzakorera, niba ari izo mana basokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo. Ariko nje n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka, Imana yacu tugire neza. Ndagira ngo rero bashiki banje bene data dufatanye amagambo kuyatekerezaho, kandi tuyabyaze umusaruro muri ubu buzima duhagazemo. Ahangaha Yosuwa yahamagariraga Abayisirayeli kureka imana basekuruza bigeze gukorera kera mu Bukaludaya n'igihe bari bakiri muri Egiputa. Nk'abantu b'Imana bahamagawe n'Imana bagahinduka ubwoko bushya bufite inkomoko muri Aburahamu watoranijwe n'Imana imukuye muri buriya Bakaludaya, bagombaga kwibagirwa burundu no kuzinuka imana z'abasekuruza bagakorera Uwiteka bataryarya. Nicyo rero Yoshua yabasabaga muri ariya magambo. Bagombaga kugaragaza impinduka muri bo, ingeso z'ubuzima bwabo zigatandukana cyane n'iza bene wabo cyangwa iz'Abanyegiputa bakuwemo. Imana yacu idusange. Bagombaga kugaragaza itandukaniro rigaragara hagati yabo n'ayo mahanga bakuwemo. Imana yacu idufashe. Utekereje neza rero ku magambo tumaze gusoma, biragaragara ko Abisirayeli bari baramaze kokamwa n'imico mibi y'abasekuruza, bagakorera Uwiteka babivanga n'ibikorwa Imana yari yarahamagariye Aburahamu guhunga. Imana yacu idusange. Bari baravuye mu gihugu cy'ibigirwamana, ariko ibigirwamana bikomeza kuba mu mitima yabo. Bagakorera Imana ariko bakarangwa n'ingeso z'abasigaye bataratoranijwe n'Imana. Bene data rero bashiki banje, nubwo dukomoka kuri basogokuruza na ba data, natwe tugomba kumenya ko twahamagawe n'Imana iduhamagariye muri Kristo Yesu uwo dukomokaho none. Tukamenya ko kandi Imana yabikoreye kugira ngo idutandukanye n'ingeso z'abapagani, ngo tuyikorere mu kuri no mu gukiranuka tutaryarya, ngo tuyikorere tutabesha, tuyikorere tutariganya, tuyikorere tutavanga ibyayo n'ibyabasokuruza ku mubiri, tudakurikiza imigenzereze mibi y'abatwawe n'iyi si y'umwijima. Imana yacu tugiriye neza. Hari igihe rero ubona hari abashaka kuba muri ubu buzima bw'abantu b'Imana nk'ubwoko bushya bwa Kristo Yesu, ariko ukabona bagenda bakurikiza za kamere n'imiterere bidakwiriye abantu b'Imana muri Kristo Yesu. Ukabona rwose bari kubiha intebe mu buzima bwabo. Kandi bene data, igiteye ikibazo nuko no kubicyaha bijya bigorana, kuko bene byo usanga bafite imbaraga z'umubi bishingikirijeho, ndetse banagaragaza yuko byashira mu kaga abashaka kubikumira. Imana yacu tugiriye neza. Aba rero ni bijambo ry'Imana rihamagara rikababwira riti: nimwubaho Uwiteka mu muyoboke mutaryarya, kandi mubikuye ku mutima. Mwubaho Uwiteka mu muyoboke mutaryarya mubikuye ku mutima, muheshe ihumure bene so babe mu nzu y'Imana batekanye kandi baryohewe no kubana nabo. Niba muzi yuko Kristo ari we wababyaje amaraso ye akabireherezaho ngo mu muyoboke, ni mumwegere mutaryarya. Imana yacu dutabara. Kandi niba mubona mudashobora guhinduka ngo mwakire ubuzima bushya n'umwuka mushya, mugakomeza gutsimbarana ku myitwarire idakwiriye abana b'Imana, nimuhitemo uwo muyoboka uyu munsi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana yacu ibasange. Bene data, Yeremiya mu gice cya 7 umurongo w'9 n'uw'10 arabaza ati, umwuka arababaza ati: mbese mwakwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza Abazali imibavu, kandi mukakurikiza izindi mana mutigeze kumenya,
maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitirirwa izina ryanje, mukavuga muti turakijijwe, ariko ari ukugira ngo mubone uko mukora ibyo bizira byose. Imana yacu idutabare. Bene data bashiki banje, nimwibaze iki kintu rwose giteye agahinda. Mwakwiba, mukariganya, mukanyereza ibyo mwari mushinzwe kurinda, mukabikoreshereza mu nyungu zanyu, mugasambana, mukanyanyagiza abana hirya no hino, kandi mukarahira ibinyoma ngo ntimubazi, bakabaho nabi mubireba, maze mukaza guhagarara imbere y'Imana mu nzu yitirirwa izina ryayo, mugahamya muti turakijijwe. Niba muzi ko Uwiteka ari we wabahamagaye, nimugende nk'uko bikwiriye intore z'Imana, mwe kuvangavanga agakiza n'ibyaha, mureke gutukisha izina ry'Imana no kurisuzuguza mu batayizera. Imana ibatabare. None se abo mubyarana nabo mukabigarika, ntimuba mubateye gutuka Imana no kutayizera? Bene data bashiki banje, niba umuntu agakiza kamunaniye, yarorera kujandajanda akareka abagashoboye bakagatwara. Kandi niba Kristo atarabaryoheye, akaba atarabanyuze, uyu munsi ngo nimwitoranyirize uwo muzakorera, niba ari za mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi cyangwa iz'Abamori. Imana yacu itugirire neza. Paulo arababaza mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 ati, niko ababwira ngo nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugire imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Imana ibasanye. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'iki gihe ho haravuga ngo bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange, maze mubi bitambo bizima byeguriwe Imana biyishimisha. Uko niko kuyikorera kubakwiriye. Ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe bene data, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganiye rwose. Imana ibagiriye neza. Bene data bashiki banje, kubw'imbabazi z'Imana ndabinginga ngo mwitange, mwihe Imana by'ukuri, mwihe Imana by'ukuri, mwihe Imana mutaryarya, mubi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ntimugakurikize imibereho y'abatizera, ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Mutarahinduka rero ntimuzamenye iby'Imana ishaka, mutaravugururwa ibitekerezo byanyu ngo bivugururwe ntimuzamenye iby'Imana ishaka, muzakomeza kuvangavanga mugira ngo ni byiza kandi Imana itabyemera. Mureke Imana ibavugurure, mureke muhinduke rwose, mwakire impinduka mu buzima, mugende nk'uko bikwiriye intore z'Imana, mwitandukanye n'ab'iki gihe batizera, mugire imitima misha, mube basha mu bugingo. Bene data bashiki banje, ndabinginga muri iki gihe cya none ngo mureke dushakire isi yacu amahoro binyuze mu gukiranuka. Mwibuke ko turi umunyu wayo w'iyi si, mwibuke yuko turi umucyo wayo. Mureke tuyimurikire kandi tuyiryohere nk'abantu barobanuwe n'Imana, gukwirakwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Imana yacu batabare. Bene data, mwakire ijambo ry'Imana kandi mutekereze